uyu munsi turiho turahumeka turagenda turiho kubera imbaraga z'Imana turiho kubera ivy'Imana yadukoreye umwanya rero tugezemo no umwanya wo kuza kumva ijambo ry'umushitsi mukuru mbere yuko tuza kuri mugezaho ndaza gutumira Bishop James kugira ngo aze kudukorera igikorwa kendi afatanyije n'abandi bashumba hari ibikorwa bibiri dusigaye abashumba mwakwigira hafi nubwo mudashobora kuzamuka mwese ariko abapasteri bo muri Gisozi bageze ubumwe bwacu bw'amatorero ya Gisozi ndifuza ko mwatambuka kugira ngo tubashimire mwahagaze neza mwateguye igiterane neza mwatumye ibikorwa byose bigenda neza mwasenze Imana ndavyibuka mikoro kugira ngo utubwire icyo bagutumye cyangwa se kuko uri intumwa noneho Imana igumushye. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngira ngo mbere na mbere ndabanza nshimire umusangiza w'amagambo kuri uyu mwanya mwiza mpaye. Ngira ngo nyira ahangaha nasaba Pastor Charles ko yanyegera hano. Ndagira ngo uyu mugabo mumumera amashyi cyane, yabaye musingiza cyane. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabanza gushima Imana yo iduhaye umwanya mwiza wo kubana namwe kuri iki gicamunsi muri iri huriro ry'amadini n'amatorero dusengera igihugu cyacu ndetse tunishimira ibyo twagezeho kuri uyu munsi wa none. Ndagira ngo kandi mbere na mbere uko ntangira mumfashe mumpera amashyi Pastor Mulisa Bishop n'abashumba bari kumwe nawe hariya. Ariko by'umwihariko ndagira ngo munshimirire amakorari yose yaciye hano imbere yose muyamera amashyi. Aho nari nicaye nahoze mvuga ngo yaba byari gushoboka ngo dutange certificate uyu munsi ku makorari yaciye imbere yacu nta rimwe tutari guha certificate, ariko ndagira ngo mbabwire ko bose baciye imbere batsinze kabisa. Ndagira ngo rero muri aka kanya munyemerere banyakubahwa abayobozi mu nzego za leta ndetse n'abikorera, abayobozi mu nzego z'umutekano, banyakubahwa abayobozi bashumba b'amatorero n'amadini mu murenge wa Gisozi, banyacyubahiro bandi muteraniye ahangaha. Ndagira ngo munyemerere muri aka kanya mbashimire nanashimira cyane ihuriro ry'amatorero n'amadini mu murenge wa Gisozi uburyo mwateguye iki giterane cya Shima Imana, twishimira ibyo twagezeho tunasengera igihugu cyacu, dore ko byari na byiza ko twari turi mu kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, aho tugenda hakorwamo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, ariko tukagira abafatanyabikorwa beza aribo amadini n'amatorero mu kudufasha kugera ku ntego z'uku kwezi k'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda mu bikorwa byinshi byagiye mukoramo. Rero mu izina ry'ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi no mu izina ry'umunyamabanga nshingwabikorwa utabashe kuboneka kuko bagiye mu zindi nshingano zindi, abandi ahangaha nk'uko babivuze nitwa Tekimana Juma, nshinzwe imiyoborere myiza, ariko by'umwihariko nshinzwe kwakira no gukemura ibibazo by'abaturage mu murenge wa Gisozi. Ndagira ngo rero mu izina ry'ubwo buyobozi mbashimire nanabagezaho ubutumwa bampaye yuko bishimiye uburyo mudahwema kuba hafi ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi, by'umwihariko mu bikorwa mukora cyane biteza imbere igihugu cyacu ndetse namwe ubwanyu. Rero muri uku kwezi kwahariwe ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda twagiye dukoramo ibikorwa byinshi cyane bitandukanye. Amadini n'amatorero mwagiye mudufasha cyane mu bikorwa byinshi bitandukanye, ndetse na kimwe muri ibyo bikorwa harimo no kuba uyu munsi wa none kuri iki giterane twakoze nacyo kiri muri bimwe mu bikorwa byahariwe ukwezi k'ubumwe n'ubwiyunge, twimakaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda dusigasira ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, ndetse ari nacyo giterane cyagombaga kudusozereza uku kwezi k'ubumwe n'ubwiyunge dusigasira ubumwe n'ubudaheranwa twimakaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Rero mu bikorwa byinshi mwagiye mukora turabashimira cyane, ariko ikiyambere tubashimira cyane ni isanamitima, abashumba beza, abapasiteri beza, abahagarariye amadini n'amatorero mudahwema gufasha abo muyobora kugira ngo murusheho
mu kwezi imitima no kubegereza Imana cyane kugira ngo babeho muri ba bandi Imana yishimira kandi bakora n'ibikorwa byiza. Rero mu bikorwa mwakoze turabizirikana cyane kuko wajya kubivuga ntiyabirondora, ariko mu byo mwakoze tubashimira cyane harimo uburyo amatorero n'amadini mugira muri gahunda yo kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'ubudaheranwa, kuko iyo dukurikirana amakuru ndetse n'ibyo mukora byose kumva ko mubikora musigasira ubumwe bw'abanyarwanda. Ikindi ni ukongera kubaha ubutumwa bw'isanamitima mu kugira ngo babeho abera. Kugira ngo ndashimira Bishop Mulisa kubwo yabashije gukangurira abantu no kuza imbere yacu kwiyeza ahangaha. Nahoze nganira na mugenzi wanjye hari ushinzwe umutekano, arambwira ati ibi bikorwa nubwo ari ibikorwa ngarukamwaka bibaho, ariko bigiye bibi bikorwa ngaruka kwezi byajya bidufasha, ati kuko nanjye byajya binyohereza akazi kanjye. Ati ibi bikorwa byazatuma nibura polisi iragenda nijoro, aho hagendaga batanu hagenda babiri cyangwa umwe, cyangwa se kubera amasengesho yanyu ndetse n'ayabo ugasanga rwose nabo bararyamye barasinzira, ahubwo bakajya bakontorora kuri kamera gusa bareba ibyabaye. Ubwo rero ntabwo tuvuga polisi gusa, nabo abanyerondo tubana nabo hari iwacu, aba bashumba bagumye kuba mu nshingano neza, bakaba ababishopu beza, bakaba abapasiteri beza, bakaba abayobozi beza b'amatorero. Ndahamya ko ibyo twumva ko bibangamira umudendezo wa muntu uyu munsi wa none ntabwo byabaho. Abantu baryama bagasinzira, nabo bakishimira ibyiza bikomoka ku ntama bayobora cyangwa se ku bayoboke bayobora. Natwe ubwacu nk'ubuyobozi tukishimira ibyafatanyabikorwa bakora, bikatugeza ku iterambere ndetse no kubaho mu miryango dutekanye. Rero turabashimira cyane. Ikindi ni uko mudufasha mu gukemura ibibazo by'amakimbirane mu matorero. Uyu munsi wa none ngewe ndabivuga nk'umuntu ushinzwe kwakira no gukemura ibibazo by'abaturage mu murenge wa Gisozi. Ndagira ngo nshimire amatorero amwe namwe kuko mubo mbasha kuganira nabo, mbasha kubabaza ngo ese ni hehe mwaba mwaragiye nibura bakabasha kubafasha mu gukemura ibibazo byanyu. Ariko iyo bambwiye nka pasiteri umwe cyangwa akambwira bishop umwe runaka cyangwa umuyobozi umwe w'itorero runaka, mwumva ko hari ibyo bakoze, mwumva ko baje n'ubundi iwacu baje kurangiza umuhango. Iyo nkurikije inama mwabagiriye n'ibitekerezo mwabahaye, numva ko n'ubundi ko mwabaye mu nshingano z'ubuyobozi, kuko natwe ibyo tubabwira ni ukubana neza mu mahoro kandi koko murabikora. Rero turabashimira uburyo mudahwema kudufasha mu gukemura ibibazo by'abaturage, mu gukemura ibibazo bibarika mu miryango. Ni byinshi nta wabivuga ngo abirondore, ariko uyu munsi wa none turashimira uruhare rw'amatorero n'amadini mu bikorwa by'iterambere biganisha ku muturarwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Kugira ngo ku bantu basenga bajya batubwira ngo nk'uko roho nzima ziba mu mubiri, ngo roho nzima zitura mu mubiri muzima. Natwe rero niko twifuza yuko imiryango yacu yabaho ari imiryango itekanye kandi izira amakimbirane, ndetse n'aho bibonetse buri wese akageza kuri ijisho rya mugenzi we, kandi tugakumira icyaha kitaraba, tugatangira n'amakuru ku gihe kandi vuba, bikadufasha natwe mu kubaka sosiyete nyarwanda. Kugira ngo rero ntatinze ndongera gushimira cyane uruhare rw'amadini n'amatorero nk'abafatanyabikorwa tugira badufasha mu buzima bwa buri munsi mu iterambere ry'umuturage, by'umwihariko ku gikorwa cyiza mwakoze banyakubahwa abashumba beza, kugira ngo tubashimire ku gikorwa mukoze cyo gufasha abatishoboye. Mubagenera mituweli de sante. Natwe nk'ubuyobozi icyo tubijeje ni ubufatanye, tudahwema kubabwira kandi duhozaho buri munsi ku munsi. Turabashimira ubufatanye bwacu namwe, dukomeze duteze imbere igihugu cyacu ndetse n'abaturarwanda bacu. Byose birashoboka dufatanyije twagera ku iterambere rirambye. By'umwihariko rero ndagira ngo kandi dushimire n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu budahwema kudutekerereza no kuba bwabashe kuduha uyu mwanya wa none. Birashoboka ko mu myaka yashize uyu munsi wa none twagombye kuba twateranye nk'igiterane nk'abantu bangana ahangaha, nk'abantu bangana gutya tugatera ahantu nk'ahangaha, ariko turashimira ubuyobozi bwiza bwaduhaye uruhushya n'uburenganzira bwo gukorera ahangaha. Ngewe ngira ngo narabashimire kubw'imyitwarire yanyu, n'ubutaha turahamya ko bazatwizeza ko tuzakora byiza birenze ibi ngibi. Nanjye icyo nababwira ni uko duhari kandi tubashishikariza kujya kuba abaturage beza bumva kandi bakumvira,
tukagombya kuba muri ya roho nzima igomba kuba mu mubiri muzima. Ahasigaye abashumba bakadufasha bakadusengera, bagasengera n'igihugu cyacu n'ubuyobozi bwacu. Ahasigaye ndibaza ko byinshi Imana izabikora. Ndagira ngo rero ntatinze munyemerere dushimire Imana yadushoboje kongera guhurira ahangaha. Munanyemerere dushimire uburyo ikirere cyagenze neza, imvura ntibashe kuturogoya. Kuko ubwo twari turi hano nimugoroba umuyaga wabashe gusenyera amatente agwa hasi. Dushaka gufata icyemezo y'uko tugiye gukorera mu kibuga kimeze gutya. Ngira ngo mwabonye izuba ryari riri ahangaha byari ryinshi, ariko kuba Imana yadufashije ikaduha ikirere cyiza, n'aya matente akaba atanyeganyije ntagire uwo abasha guhirimira. Ngira ngo murabyibuka ubushize ubwo twari hariya mu kibuga amatente yagwiriye abantu, yabagwiriye. Ariko uyu munsi nanone dushimana icyubahiro y'uko amatente nta muntu yigeze akomereza. Rero murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi Imana igumye irinde Abanyarwanda, igumye irinde igihugu cyacu, iduteze imbere, tubeho dutekanye kandi dufite iterambere rirambye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ryiza ry'umuyobozi wacu. Imana iguha umugisha, kandi ubutumwa utanze Abanyarwanda turabwumvise, kandi natwe turabizeza ko tuzakomeza gufatanya namwe mu buryo bwiza bwo kugira gahunda nziza no guharanira ubumwe bwacu. Ndagira ngo rero mu mwanya wo kugira ngo soze gahunda bari banshinze kugira ngo nyobore iyi gahunda yari iteganijwe ko igomba gusoza saa 11:15, mureke dushimire Imana, dukomere Imana amashyi kuko gahunda zose zari ziteganijwe zagenze neza. Reka ntumire Pastor Flori muri Zion Temple kugira ngo aze adufashe gusenga Imana. Twebwe nk'amatorero uburyo dusoza amateraniro dusoza n'isengesho, ko twatangizanyije n'isengesho n'ubundi tugiye gusoza n'isengesho kuko umuyobozi uvuye hano abidusabye ko twashima Imana, twasenga Imana, tugasengera n'igihugu cyacu kugira ngo Imana ikomeze kutugirira neza. Abantu bafite umutwaro w'igihugu cyacu, abantu bashaka ko Imana iteza igihugu cyacu imbere, abantu bakunda ubuyobozi bwacu, mureke twese tuve hasi hanyuma duhaguruke duhe mikoro Pastor Flori kuva muri Zion Temple hano ku Gisozi kugira ngo asenge Imana, anasengera n'igihugu, anashima n'Imana kubyo yadukoreye, hanyuma dusoze gahunda zacu zari ziteganijwe uyu munsi. Thank you. Duhaguruke dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu burenze uko bwavugwa. Ijambo ryawe riratubwira ngo nta rindi zina twahawe mu ijuru no mu isi rikwiriye gukirizwamo keretse izina ry'umwami wacu Yesu. Niyo mpamvu kubw'iryo zina tuje imbere yawe dusengera igihugu cyacu. Turasenga ngo mwami, kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe uzumanuke urushirizeho kuduha umugisha. Wagura imbago z'igihugu cyacu mu bukungu, wagura imbago z'igihugu cyacu mu buryo bw'umwuka, wagura imbago z'igihugu cyacu mu bugingo mwami. Kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe turasenze ngo utume abakiranutsi biyongera muri iki gihugu, umareho imbaraga zose z'umwijima, ibiyobyabwenge, gukora kose kw'imbaraga z'umwijima. Uhereye none usatura ijuru mwami, utubere Imana hagati mu gihugu. Tugushimiye iterambere urushirizaho kuduha nk'igihugu, uduha imyanya ya mbere mu buryo butandukanye, mu buryo bunyuranye muri iki gihugu. Turagusabye nanone mwami ngo urushirizeho no gutuma imitima y'Abanyarwanda nayo ikumenya, ikwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kugira ngo izina ryawe rirushirizeho kwamamara mwami. Turakwibutsa mwami yuko hari amasezerano menshi wavuze kuri kino gihugu, natwe turi imbere yawe. Waravuze ngo maze ubwoko bwawe bwitiriwe izina ryawe nibwicisha bugufi bukihana bugasaba imbabazi kubw'igihugu, nawe uzumva uri mu ijuru ubababarira igicumuro. Natwe turasenze mwami, igicumuro cyose watubonaho nk'Abanyarwanda cyezwe mu maraso yawe, hanyuma utwumve uri mu ijuru, utubabarire, uduhe umugisha, usature ijuru ku bwacu, izina ryawe ryamamare mwami. Turavuga umugisha hano kuri Gisozi, turavuga umugisha kuri Gisozi mwami. Ijambo ryose ryavuzwe kuri Gisozi ritajyanye n'ubushake bwawe turicishije bugufi mu izina rya Yesu. Gisozi ntabwo ifite amata make, amagambo menshi. Gisozi turavuga amata menshi, turavuga umugisha mwinshi, turavuga iterambere, turavuga kwaguka, turavuga kuba iya mbere mwami mu buryo bwose, mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri.